nongeye kubakira kuri YouTube channel yacu. Nizere yuko mumeze neza. Nishimiye kubana namwe kano kanya. Uyu mwanya amaze koga mu maso, numva ngize igitekerezo cyiza cyo kubagezaho mask nkunda gukoresha ku ruhu ituma uruhu rudasaza, irinda uruhu gusaza. Anyway, ntabwo nyine mvuze ko ndi umwana muto, ariko urebye uruhu rwanjye n'imyaka ntari bubabwire ntabwo bingana. Sibyo? Okay, turetse blague tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora kurinda uruhu rwe gusaza, kuko uruhu ni kimwe mu bintu bigenda bisaza uko rugenda rutakaza ubukweduke bwarwo, cyangwa se elasticité, ko umuntu agenda asaza agenda ireme ry'uruhu rigenda rishira, ubudahangarwa bw'uruhu bugenda bushira cyane bitewe n'ibyo umuntu agenda anyuramo. Uretse ko akenshi uruhu itoto ryarwo riterwa n'ibyo umuntu yariye, kuko intungamubiri zose uriye zigira ingaruka ku mubiri mo imbere, ariko bikagira n'ingaruka ku inyuma, kubera ko murabizi ko iyo umuntu afite ubuzima buzira umuze ubirebera inyuma. Niyo umuntu afite ubuzima bufite ikibazo nabwo birebera inyuma. So rero reka twe kujya muri detail nyinshi, ariko hari uburyo ushobora kurinda uruhu rwawe ukihutisha cyangwa ukarwongerera imbaraga zo kudasaza imburagihe cyangwa kudasaza igihe kitaragera. Ngiye gukoresha rero cinnamon. Cinnamon ni ikirungo, muzabibona ni ibirungo by'ifu. Ikirungo cyitwa cinnamon kiba gisa na shokora, ariko kiva mu bintu bimeze nk'ibishishwa, ibishishwa by'igiti. Nutayibona ari ifu, uzayibona ari utwo dushishwa tw'ibiti. Ni shokora nyashokora, ni ikigina hari umenya, ariko barigita mu kinyarwanda. Nkoresha gake cyane, katuzuye ikiyiko kinini, nk'akayiko gatoya. Kuko yindi ntabwo yuzuye ikiyiko kinini, nk'akayiko gatoya. Hanyuma nkashyiramo ikiyiko cy'ubuki, nkabanza nkabivanga neza. Nshyiramo ikiyiko cy'ubuki, ikiyiko cy'ubuki, ukavanga neza. Hari imihambaye babiri, ibintu biraribwa. Biraribwa ko cinnamon ni ikirungo cyo kurya, bashyira mu byayi, mu miceri, ariko ni n'umuti w'ibintu bitandukanye, wenda twazagarukaho undi munsi. Urumva n'ifu ntabwo imeze nk'igitaka, kwa ntabwo ifite ikibazo icyo ari cyo cyose. Mwiza impamvu ndiyeho nuko ntaravangamo coconut. Bashyiramo agacoconut gakeya. Coconut yanjye hejuru ishonzemo gake cyane. Urumva ni amavuta, ntabwo ugomba gushyiramo menshi. Nayo ukayivanga. Mura kuyivanga neza. Nabishaka niba nubwo birimo coconut nabwo wayirya. Yose coconut iri extra virgin nayo iribwa ari mbisi. Iyi mask umaze kuyivanga neza, uyishyira ku ruhu rwawe. Guhera kuri iki kiyiko kugira ngo kitaza gupfa ubusa, ibiryo bitaza gupfa ubusa. Kanegeremo neza. Ugomba kuba ufite akaroso, ariko utanafite n'akaroso ukoresha n'intoki. Birahumura neza kubera oderi ya coconut na oderi ya cinnamon byivanze.
wenda ko bigera mu jisho. Murabibona ko ntabwo ishize icyariho, ituma n'umunwa umagaye uhehera. Turagaruka mu kanya turebera hamwe uko byagenze. Uwo ni njyewe na Happiness alias Imbuto. Yesu wembaye ukuntu dusa. Hashize iminota 15. Mbere hano ndi kubona bitari. Sigaje indi minota 15, iminota 15 yindi turabikuraho. Amazi yagiye, koga yo mu isorori cyangwa mu gikombe. Iyi mask actually irana scrubbing. Ubishaka washyiramo isukari, ariko n'ukuntu cinnamon iba imeze, kubera ko ari utuvungukira tw'uduti, ira scrubbing. Niyo mpamvu biba bigusaba kwitwararika igihe uri kuyisiga n'igihe uri kuyikuramo, kugira ngo hatagira utuntu tukujomba mu ruhu. Nyuma rero yo koga mu maso, ngira ngo murabibona uruhu rumeze neza, ruratoshye, ndumva ameze neza. Ofe ubishatse nta nubwo wakwirirwa wongera kwisiga amavuta, ariko ngiye nkunda kwisiga baby oil yariyo yose, cyangwa hari abantu bakunda kwisiga andi mavuta atandukanye. Njye nanisiga amande, wild amande cyangwa almond oil. Amavuta nayo akora massage nkuko mwabibonye. Iriya mask iba yagize, yakoze scrub cyangwa wayikubye ku ruhu igakuraho umwanda wose n'uruhu rupfuye, ibyo bita dead skin, urumva ikinjira mu ruhu neza. Nuko bimeze, ngira ngo murabibona. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Niba utakoze subscribe ni ukuri urimo uracikanwa, kora subscribe. Turaba twishimanye kugumana nawe, kandi niba ufite n'igitekerezo wakitugezaho muri comment section, cyangwa se ukaba wakora like kuri video yacu yose wakunze.